Rimwe tuzirirwa mu isi ntituyiraremo, rimwe tuzarara mu isi ntituyirirwemo. Umugeni Pacifique aratashye. Uyu se Pacifique asize iki? Asize nkuru ki imusozi? Ubuhamya bwa Dr Paul Gitwaza yatanze kuri uyu nguyu Pacifique buratangaje cyane kandi bwarijije n'abantu benshi. Ese wigeze umenya yuko uyu Pacifique aka kanya ukomeje kuriza umuryango w'abasinga, uyu Pacifique mbere yuko yitaba Imana, Gitwaza uyu nguyu yagiye kumusura, kumusengera kuri Faisal ubwo yari ari muri koma. Gitwaza kubera yuko Imana yagiye imukoresha ibitangaza mu bihe bigiye bitandukanye, agenda agiye kumusengera kugira ngo ave muri koma ndetse azuke. Ariko kandi uzi igitangaza cyabaye akimara kumusengera? Yes, ikaze nanone bakunzi ba Neberu Nshya, reka nshimire wowe wakoze subscribe, kandi nawe utarakora subscribe cyaba ari cyo gihe cyiza kugira ngo tujye tubana uko Imana iduhaye ubuntu. Turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Yego, dufite hano imbere yacu inkuru y'urugendo rw'uyu muvandimwe, cyangwa se inkuru y'umuvandimwe warangije urugendo rwe hano mu isi. Uyu musore Ngoga akomeje gushengura abantu benshi bagiye batandukanye, dore yuko yari umusore w'igikundiro, yari umusore wakundwaga n'abantu, yari umusore ukunda Imana, ukunda gusoma Bibiliya, ukunda gusenga, umusore wari inshuti na se cyane, umusore se yari yaratoje gusenga, umusore ise rwose. Uyu musore dore yuko se yari pasiteri, ise yumvaga mu uwo yazasigira ubutware cyangwa se yazasiga ku ntebe y'ubushumba akamusimbura, yumvaga ngo yabiraga uyu nguyu Ngoga Pacifique. Ariko kandi tumenya igihe twavukiye tumaze, ariko ntabwo tuzi igihe tuzapfira. Bitewe n'urukundo rero uyu musore yari akunzwe n'abantu benshi, yakunzwe na mama we, akundwa na papa we, akundwa n'abavandimwe be, bashiki be, bakuru be, memu n'abo bakoranaga haba muri reg, yaba bo yiganye nawe. Uyu musore yari afite igikundiro muri rubanda nyamwinshi, mu Banyakenya, Gisangani, Bujumbura, hano mu Rwanda ho cyane cyane muri Zion Temple. Nk'uko nabikubwiye haruguru, uyu musore yitwaga Ngoga Pacifique. Ngoga Pacifique yari amaze igihe kitari gitoya arwaye. Ngoga Pacifique yari umusore ariko ukunda abana, bashiki b'ikintu gikomeje kubashengura, bari kurizwa n'ukuntu yakundaga abana, akaba agiye hakiri kare atabonye abana cyangwa se atabyaye abana. Muri uyu mwanya, muri iyi nkuru ndagaruka ku buhamya bw'uyu musore, ku buhamya bwa Dr Paul Gitwaza,
mu bantu bamuherekeje cyangwa se mu bantu bari bari mu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma, Dr Paul yari ahari. Dr Paul Gitwaza uyu muhango yari awurimo, ariko kandi ubuhamya bw'ukuntu yabanye nawe mbere y'uko yitaba Imana nabwo bwaje kuba bukora abantu ku mutima, abantu baza kumenya neza nyirizina impamvu cyangwa se aho uyu nguyu Ngoga yagiye. Kandi ndagaruka no ku buhamya bw'uyu nguyu se papa we uyu nguyu pasiteri, nawe ndagaruka ku buhamya bwe. Nawe afite byinshi yagiye agarukaho kuri uyu musore we Ngoga, dore yuko uyu Ngoga yari inshuti cyane na se, ariko kandi ntago umusaruzi ashobora gusarura ibintu biteze. Se w'uyu musore rero yitwaga Pasiteri Rugarura, umugabo ukunda abantu cyane, umugabo w'umukozi w'Imana cyane. Ubuhamya bwa Dr Paul Gitwaza yagize ati ubwo Pasiteri Rugarura papa wa Ngoga yambwiraga yuko Ngoga arwaye, ati nari mfite utuntu twinshi, nari mfite akazi kenshi, atariko ngerageza kudukora vuba vuba, nturangije njya kumusura Roi Faisal. Ati ngeze Roi Faisal ngiye kumusengera kubera yuko yari ari muri koma. Ati nari ngiye kumusengera kugira ngo ave muri iyo koma azuke, nk'uko Imana yagiye inkoresha ibyo bitangaza ahantu hagiye hatandukanye abantu bakazuka. Ati mu buhamya bwe, ati ndamusengera, atariko maze kumusengera ndi gutaha, maze kumusengera nyuma yaho Imana irambwira ngo Ngoga Pacifique agomba gutaha. Ati Imana imaze kubimbwira, ati nahamagaye se w'uyu mwana w'umuhungu Ngoga witabye Imana. Ati ndamuhamagara Pasiteri Ngarura kuri telefone, ndamubwira ati Ngoga agomba gutaha, Ngoga Imana yambwiye yuko igiye kumucyura. Papa we rero Mugarura yahise amusubiza ati uyu mwana wanjye akijya muri koma amaze iminsi itatu, Imana yambwiye yuko agomba gutaha. Atariko narabicecetse bitewe n'ukuntu abavandimwe be bari bameze, bitewe n'umuryango ukuntu wari umeze. Ati narabicecetse. Muri uyu muryango mu usengere ntabwo ibintu bimeze neza. Uyu Ngoga yitabye Imana, ariko kandi haciyeho umwaka wonyine mama we n'ubundi nawe yitabye Imana Rose. Murumva yuko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitoroshye cyane kuri uyu muryango. Uyu rero papa w'uyu Ngoga nawe murumva yuko Imana yaje kuba ibimuhishurira, irabimubwira, arabiceceka. Ariko reka mbabwire, buriya kugendana n'Imana, gukorera Imana ni byiza.
kubera yuko gukorera Imana, kugendana n'Imana, ndabigukundishije, dore yuko abakozi b'Imana hari imbaraga y'Imana cyangwa se imbaraga ya Mwuka Wera Imana ibaha. Izo mbaraga z'Imana zijya zibaha n'amakuru, zikabahishurira n'ibyenda kuba. Ibyo rero nibyo byaje kuba biba. Imana ibihishurira mbere papa we iby'uburwayi n'iherezo ry'ubwo burwayi ku mwana we w'umuhungu. Gitwaza mu buhamya bwe akimara kumenya yuko Ngoga agomba gutaha, yagerageje kwegera abaganga bamukurikiranaga Faisal. Arababaza ati ese iby'uburwayi bimeze gute, murabona bimeze gute? Abadogiteri ngo bamwe baramubwiye ngo uyu nguyu Ngoga yamaze gupfa, ahubwo umuntu yamaze gupfa, ibyo mubona ni imipira gusa twamucometseho gusa, naho ubundi we byararangiye. Dr. Gitwaza ikintu yakoze, yafashe telefone ahamagara abavandimwe be, arababwira ati murekure uyu nguyu Ngoga yitahire, mumurekure yitahire, kubera yuko Imana irashaka kumucyura, Imana ishaka kumukura mu isi. Murumva mu muryango hari harimo amarira y'urupfu rwa nyina wabo, noneho kongeraho n'undi muvandimwe wabo. Urumva ni ibihe bitoroshye. Ariko kandi nyuma y'igihe kingana n'amezi 8 uyu Ngoga arwaye, byaje kwemezwa n'abaganga b'inzobere yuko yitabye Imana. Urupfu rw'umukiranutsi rero ni rwiza. Mu buhamya bwagiye butangwa n'abantu bagiye batandukanye, inshuti, abavandimwe be, umuryango we, byanteye kwibaza ngo ese wowe uzasiga inkuru ki imusozi? Mu buhamya bwe harimo yuko yari umusore wakundwaga n'ababyeyi cyane, kugeza n'ubwo mama we ngo yajyaga amubuza. Uyu musore yakoraga mu bijyanye n'amashanyarazi, ngo mama we mbere yuko yitaba Imana yaramubwiraga ati mwana wanjye ntukajye muri biriya bintu, ntukabigemo, ako kazi uzagahagarike. Ariko mu buhamya bwa se yavuze ati mama we yamugiriraga igishyika cyane, ati akimubuza ngo areke ako kazi, ati Ngoga yaramubwiye ati rega niyo nanakareka n'imodoka yangonga nkapfa. Atariko ise pasiteri papa wa Ngoga atabwira Ngoga, aramubwira ati mwana wanjye igendere igire mu kazi. Urumva yuko n'ubundi mu bindi bintu mu buhamya bwe bwashimishije abantu cyangwa se abakristo, nuko uyu nguyu papa wa Ngoga cyangwa se pasiteri yavuze ngo ikintu cyanejeje ku mwana wanjye Ngoga, ati mu bana nigishije bose, mu bana banjye, ati nuko Ngoga yavuyemo igihe kimwe, ati nkumva ari gusenga kuzura Umwuka Wera, akavuga indimi nyinshi cyane. Oh Jesus! Rero akavuga ati yakundaga gusoma Bibiliya, ati no mu burwayi bwe ndi kumujyana kwa muganga, ati tugeze mu nzira, ati yamenye yuko yibagiwe Bibiliya, ati kandi arembye atarambwira ngo dusubire inyuma njye kuzana Bibiliya,
ati ndamubwira ati hoya hano mfite ebyiri ndaguhimba, atari karanga arambwira ati hoya ndashaka iyanjye. Kundaga gusenga, kindi akita ku bantu, akumva abantu, agahigiha abantu, ikindi akababarana n'abababaye, akishimana n'abishimye. Umugeni rero Ngoga yatashye. Nkwifurije nawe we wari ukurikiye iyi nkuru y'iherezo ryo mu isi rya Ngoga, nawe kuzasoza urugendo amahoro kandi ukarusoza usize inkuru nziza imusozi. Reka ngushimire, nihanganisha umuryango we, umubyeyi we, abavandimwe be, inshuti cyane aho muri hirya no hino ku itorero Zion Temple n'ahandi hose hagiye hatandukanye, Abanyarwamagana yakoranye nabo umurimo w'Imana, mwese nababwira ngo mwihangane, baye umugoroba mwiza.